uyu munsi tugiye kureba bimwe mu bintu bibuza abarokore gutambuka ngo bashyikire umugisha. Tugiye kubirebera hamwe mu bintu byakubujije gutambuka ngo ushyikire umugisha. Uyu munsi nashiriye ko n'ikiganza cyawe kirimo. Ikiganza cyawe cyakubujije gutambuka ngo ushyikire iby'Imana yavuganye nawe. Uraza kureba uburyo ikiganza cyawe cyakwimye iterambere, cyakwimye umugisha. Uraza kureba uburyo umwaka ufite waturutse mu kiganza cyawe. Kudatambuka kwawe uyu munsi nahishuriye ko turi buganire kuri iki kiganza cyawe cyakubujije gutambuka. Hari ibiganza byanyu byababujije gutambuka. Ese ubundi Imana iragutambutse ishingiye kuki? Muri make kugira ngo Imana igutambutse, wowe ubwawe ni uruhare wabigizemo ruhe kugira ngo utambuke? Ni uruhe ruhare wabigiramo kugira ngo utambuke? Kugira ngo utambuke, ikiganza cyawe cyagaburiye abantu bangahe kugira ngo utambuke? Ino nzara ndi kumva iri kujwigira mu matwi y'abantu. Kugira ngo utambuke ujya gushopinga, wowe washopingiye bangahe? Kugira ngo utambuke ugere ahantu ubona ubufasha, wewe wafashije bangahe? Kuki ushaka gufashwa utarafashije? Kuki ushaka ko baguha udatanga? Nsubiza. Ikiganza cyawe ni ibiki cyakoze ku buryo watambuka? Kurya Imana yavuga iti mwana wa nshingiye ku bintu ikiganza cyawe cyakoze, ngo utambukije ubukode, ngo utambukije akaga n'amakuba, ngo utambukije ubushomeri, ngo utambukije ibyo abantu bakuvuzeho, ndagutambukije. Tugiye kwinjira mu buhanuzi bwa Maraki. Turasoma imirongo myinshi hano tubwira abantu, tubabwira ikintu cyatumye mudatambuka. Tugiye kureba ikiganza cyawe uburyo cyatumye udatambuka, nawe ukwamiye kuri ayo mafaranga atajya arenga. Maraki igice cya 3 umurongo wa mbere turagira ku wa 10. Nituhava turasoma ahandi, turasoma ahantu henshi. Tuze turebe ikintu cyitwa ikiganza cyawe uburyo cyatumye udatambuka. Igira aha hafi wumve. Dore nzatuma integuza yanjye izambanziriza, intunganyiriza inzira. Umwami mushaka azaduka mu rusengero rwe, kandi intumwa y'isezerano mwishimana dore iraje, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Yego. Ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe? Kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka? Kuko ameze nk'umuriro w'umucuzi n'isabune y'abameshi. Ninde uzarokoka inotaye? Ninde uzarokoka isura? Kandi azicara nk'ucura ifeza, akayitunganya akayimaramo inkamba. Azatunganya abahungu barewe, abaceshure nk'uko baceshura izahabu n'ifeza, maze bazature Uwiteka amaturo bakiranutse. Aje gucenshura Uwiteka, aje gucenshura iby'ikiganza cyawe cyakoze, maze amaturo y'Ubuyuda n'i Yerusalemu azanezeza Uwiteka nk'uko yamunezezaga mu minsi ya kera no mu myaka yashize. Amaturo muri Afrika n'i Burayi, amaturo y'abakorera abandi n'abikorera azanezeza Uwiteka. Amaturo y'abakorera amafaranga make n'abakorera menshi azanezeza Uwiteka. Kandi nzabegera ncurubanza, nzabanguka gushinja abarozi n'abasambanyi n'abarahira ibinyoma n'abima abakozi ibihembo byabo, bakarenganya abapfakazi n'imfubyi, bakagirira nabi umunyamahanga, kandi ntibanyubahe, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ndavugana n'aba bantu. Uyu murongo urimo uratunga agatoki za migration zirirwa zirenganya abacanshuro bagiye kwishakira ibirayi. Uyu murongo urabatunga agatoki. Ba bantu mugira ikiganza kidahemba abakozi mukoresha, ba bantu mugira ikiganza kitagira icyo kimaze, uyu murongo uri kubatunga agatoki. Kuko jyewe Uwiteka ntabwo mpinduka, nicyo gituma abahungu ba Yakobo mutamarwaho. Murongo wa 7. Haleluya. Imana aje kuburana ikiganza yaguhaye kikubujije gutambuka. Uhereye mu bihe bya basogokuruza banyu muhora muteshuka. Uhereye kuri nyoko na nyokuru n'aba muvukana n'igisekuru kiwanyu muhora muteshuka.
mukareka amategeko yanjye ntimuyitondere, nimungarukire nanjye ndabagarukira, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nyamara murabaza muti tuzagaruka gute? Tuzagaruka gute? Bantu mumaze iminsi murira ngo byaranze byarabacanze, ngo murahomba ngo nta kigenda. Dore uko Uwiteka avuze. Mbese umuntu yakwima Imana ibyayo? Ariko mwebwe mwarabinyimye. Nyamara murabaza muti twakwimye iki? Mwanyimye imigabane ya kimwe mu 10 n'amaturo. Imana iri kuburana. Mwanyimye amaturo mu nyima n'icya 10, muri ibisambo. Niyo mpamvu ikiganza cyanyu nta mugisha nzagira. Niyo mpamvu nabafungiye ntacyo mwakira. Nzabareka mubeho, ariko mubeho nabi. Murongo wa 9, muvumwa wa muvumo. Kuko ishyanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanjye. Nguko mungana. Ugasanga famiye yose, umugore n'umugabo n'abana, mwese mwarahezagiye, mwabonye akazi, ariko Imana nta maturo izi, nta cya 10. Nimuzane imigabane ya kimwe mu 10 ishyitse mubishyire mu bubiko. Inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Ngaho nimubingerageresha, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Murebe ko ntazabagomororera imigomororo yo mu ijuru, nkabasukaho n'umugisha, mukaburaho mukwiza. Wabyumvise neza iki kiganza cyawe uburyo kikwimye gutambuka? Kiganza cyawe cyabaye nyirabayazana. Mwaka urashize uko ruhembwa, abandi ngo Mana uduhaye amahirwe ya kabiri tukongera tugakora. Ubusabe yahaye amahirwe ya kabiri muri gutanga ibya 10 n'amaturo. Abandi bati Imana idufashije tukabona iri turarirenze, twazajya dukora umurimo. Imana iri kumbwira ko mu bintu bibuza abarokore gutambuka, umwuka wo mu kiganza cyanyu. Bamwe mubeshyera inyatsi ngo barabaroze, mukirirwa mutuka inyatsi muyirukana. Turamenagura inyatsi, turi kura umwuka w'inyatsi. Inyatsi ndi wowe ikiganza cyawe cyakubujije gutambuka. Urumva neza? Bibiliya igaragaza abantu bagiye batanga icya 10. Iyo turebye Aburahamu yahaye icya 10, Melikisedeki aragenda mupanga icya 10. Itangiriro igice cya 14 murongo wa 18 tukugeza kwa 20. Kandi Melikisedeki umwami w'i Salemu azana imitsima na vino. Yari umutambyi w'Imana isumba byose. Ibaza umutambyi nawe ategetswe gutanga. Amuhesha umugisha ati Aburamu ahabwa umugisha n'Imana isumba byose nyir'ijuru n'isi. Umva umugisha se awuhabwa uturutse mu kiganza cyande, uramanuka uva mu ijuru. Umva, kandi Imana isumba byose ihimbazwe yakugabije ababisha bawe. Nuko Aburamu amuha kimwe mu 10 cya byose. Aburamu aragenda umutambyi Melikisedeki icya 10 cya byose. Apana mwe mutanga icya 10 cy'inyanya, ariko ikintoryi ntimugitange. Mutanga icya 10 cya kampani, ariko icyundi mushahara ntimugitange, ngo icyo kirahagije. Umva Yakobo uburyo yasezeranije Imana ku icya 10 mu Itangiriro igice cya 28 umurongo wa 20 kugeza kwa 22. Imana yabaziye muri iri jambo, yambwiye ngo mbwire ubwoko buri buze hano ko mu bintu byatumye mudatambuka n'ikiganza cyanyu cyabaye impamvu yo kudatambuka. Nta maturo, nta cya 10 ikiganza cyanyu. Imana mu kiganza ntimuziranye, muziranye mu kanwa muyisaba, ariko mu kiganza mwaraburanye. Yakobo ahiga umuhigati. Mana nibana nanjye ikandindira muri uru rugendo ngenda, ikajya impa ibyo kurya n'ibyo kwambara. Umva style sha, ikajya impa ibyo kurya ikama n'ibyo kwambara. Nyisabye ibi bintu bibiri, niramuka ibimpaye muri uru rugendo nkazagaruka kwa Data amahoro, Uwiteka azaba Imana yanjye. Komeza. Haleluya, haleluya. Niribuye nshinze nk'inkingi izaba inzu y'Imana. Haleluya. Kandi kubyo uzajya umpa byose sinzabura kuguha kimwe mu 10. Komera Imana amashyi menshi cyane. Uyu mugabo yasezeranije Imana kuzajya ayihereza umugisha. Hano hari abantu barimo bapfukama bati Imana tubabarire, twarakiriye, tubabarire nta maturo tuguha, tubabarire twarabimaze. Imana ibababarire cyane, haracyariho imbabazi. Umuntu wese uzi ko abiriya bitange, nutabitanga kuri yo nimero uzabitange wanyu ku cyumweru mwateranye, ngiyo nimero yo kwibohoraho. Hezekiya nawe yatangaga amaturo n'ibindi byo mu rusengero. Ingoma za 2 igice
cya 31 guhera ku murongo wa 4 twumve Hezekiya uburyo nawe yatangaga amaturo n'ibindi mu rusengero. Haleluya. Kandi ategeka abantu b'i Yerusalemu kujya batanga igerero ry'abatambyi n'abarewi kugira ngo bagukire ku mategeko y'Uwiteka. Haleluya. Shimwa Gorogota. Murongo ukurikiyeho, itegeko rimaze kwamamara Abisiraheli bazana ibintu byinshi cyane by'umuganura w'amasaka na vino n'amavuta y'ubuki n'imyaka yose yo mu murima na kimwe mu 10 cya byose biza ari byinshi cyane. None babizana ari byinshi cyane. None amasaka murejeje, amateke, ibishyimbo mureza, ntabwo murimo mujyana umuganura mu batambyi, ndi murimo mujyana umuganura mu nzu y'Imana. Mwebwe murya umuganura nkande? Urya umuganura nkande? Urarya umuganura urya murya amaturo, urya iby'abakene. Mbega ikiganza cyengo kirakubuza gutambuka. Kandi Abisiraheli n'Abayuda bari batuye mu midugudu y'Ubuyuda, nabo bazana kimwe mu 10 cy'inka n'intama na kimwe mu 10 cy'ibintu byejejwe bigaturwa Uwiteka Imana yabo. Ibyo bintu babigira ibirundo, ikintu cyitwa babigira ibirundo. None wowe nta na kamwe aba bagiraga amezi y'ibirundo. Reka umva amezi y'ibirundo. None we n'ukwezi kumwe byarakunaniye kurunda ibintu imbere y'Imana. Mu kwezi kwa 3 niho batangiye kurunda ibirundo, babirangiza mu kwezi kwa 7. None we warunze he? Urashaka ukuboko k'Uwiteka ko kuguha, warunze he? Murongo ukurikiye, ndakubaza ibirundo warunze imbere y'Imana, imbere y'abatambyi nibiye? Urashaka ko Imana ikurundira umugisha, warunze he? Ibyo wajeje mu iduka wabirunze he? Ibyo wajeje mu murima wabirunze he? Muravumwa wa muvumo. Maze Hezekiya n'abatware baje babona ibirundo. Haleluya. Bashima Uwiteka n'abantu be b'Abisiraheli. Ariko ikiriza jambo rimo no gutwenga. Iyo abatambyi banezerewe, abo bayobora bakira umugisha. Hezekiya baza abatambyi n'abarewi iby'ibirundo, arababaza batanga ubuhamya ati yewe Imana ngiriye neza, none nazanye ibi. Azariya umutambyi mukuru wo mu nzu ya Sadoki aramusubiza ati uhereye igihe abantu batangiriye kuzana amaturo mu nzu y'Uwiteka, twahereye ubwo turya tugahaga tugasigaza byinshi, kuko Uwiteka yahaye abantu be umugisha kandi bisagutse. Nibyo ibi bingana gutya. Murongo wa 11, ariko ibi birundo Mana mubijyana he? Iyi Mana ko yabuze ikiganza cyanyu, uratambuka ute ikiganza cyawe kiri kuregwa? Hezekiya ahera ko ategeka ko batunganya amazu yo mu nzu y'Uwiteka, barayatunganya. 12 kira umurongo wa 12, barayatunganya. Batunganya ububiko bugiye kubikwamo, kw'Imana irebye ikintu washyize mu nzu yayo igasuka umugisha. Uko Imana irebye ikiganza cyawe ibyo cyakoze igasuka umugisha. Bashyiramo amaturo na kimwe mu 10 n'ibintu byejejwe. Arabanyamuravu. Umutware wabyo yariko Konaniya w'umurewi, agakurikirwa na murumuna we Shimeyi. Turagarukiraho, ariko hepfo hagaragaza ibyishimo by'abatambyi, ibyishimo mvamutima bakoresha iyo basuka umugisha ku bantu bafite ikiganza gikora. Haleluya. Iyo turebye aya ni mu n'igihe cy'amategeko ya Mose, babandi muvuga ngo ibyo ni ibyo mu isezerano rya kera, ngo ayo maturo ni bya 10 muburana. Ndashaka kugutangariza, mu gihe cya Mose mu isezerano rya kera amaturo byabaga ari itegeko, ariko igihe cya Yesu amaturo kwari ukuva ku mutima utabihaswe n'abantu, ari ukubihatwa n'Umwuka Wera no kurekonesa kuwabonye umugisha. Urwandiko rwa 2 rw'Abakoreno igice cya 9 umurongo wa 7. Kuko ntashaka ko twebwe, simvuze mwe, tuzakorwa n'isoni z'ibyo twiringiye. Nimba Abanyakedoniya bamwe bazazana nanjye bagasanga
mwiteguye. umurongo ukurikiyeho, haleluya haleluya, bagasanga mutiteguye, haleluya. ingoma ya Yesu iravuga iti mutange ibya 10 n'amaturo mutabihatswe n'amategeko, mubitange bivuye ku mutima unyuzwe. Nicyo cyatumye nibwira yuko nkwiriye kwinginga bene data abakumbanziriza kujya iwanyu ngo babanze gutunganya iby'ubuntu mwasezeranijwe kera, bibe byiteguwe nk'iby'ubuntu koko, bitameze nk'iby'ubugugu. Shiriraho undi murongo wa 6. Ibintu by'ubugugu mutanga Imana mugona muhamuguna. Jambona n'abantu bajya gutura mu rusengero nkabona batuye ibiceri 30, 70, 50, ibiceri 120, kandi ugasanga umuntu n'umukire ariko yafashwe n'umwuka. Ariko ndavuga ibi ngo ubibanye azasarura bike, naho ubibanyisha azasarura byinshi. Mukomere Imana amashyi menshi cyane. Twegereje ku musozo, ngiye kubasengera. Imana ibabarira umuntu wese wariye iby'Imana ariko wariye n'ibyaye nawe witeye umwaka. Nababwiye ko isezerano rya kera hazagamo itegeko, ariko isezerano rishya rikakubwira kubikora atari ku gahato. Buro turi mu isezerano rishya utegetswe kubikora atari agahato k'abatambye, atari agahato k'abavuga, atari agahato k'abakubikwigisha, ari umutima. Umurongo wa nyuma wa 7, umuntu wese atange nk'uko abigambiriye mu mutima we, atinuba bwa bugambo muzana ngo nabi ngo barabirya ngo buri munsi ngo barabivuga. Umuntu wese atange nk'uko abigambiriye mu mutima we, atinuba kandi adahatwa, nk'uko Imana ikunda utanga nezerewe. Komera ijambo amashyi. Ubwo nukuvuga ko umuntu watanze afite amatiku, nawe wihane muri iri jambo. Igihe cyose uzajya ukurikiza ibintu amatiku ni 0. Tanga unezerewe. Ibyo nonze nanjye ubwanjye niby'uwo mucunguzi. Ngiyo nimero, mubohoke ku byo mwariye, hanyuma mbasengera Imana. Nabonye umukunzi mwiza yarankunze ntamuzi, yamfatishije umugozi ari rwo rukundo rwe. Izo ngoyi zezanteye kubimbataye rwose, genduwe na wenu wanjye kugeza iteka ryose. Ndagira ngo dusenge. Ikiganza cyawe cyatumye udatambuka, kikwima amahirwe yo gutambuka karande. Ubugugu bwo mu kiganza cyawe bwo kudatanga byaguteye kudatambuka ngo ugere ku nzozi zawe. Ijambo Imana yavuze ryari ryo ku buzima bwawe, ariko ushyiramo password y'ikiganza cyawe kidatanga. Burya igihe Imana yaguhaga umushahara muto yagira ngo irebe ko wayiha kugira ngo iguhe umunini. Burya igihe Imana iguha agashopu kangana urwara yagira ngo irebe ko wayiha ikaguhereza igishopu kinini. Burya ikiganza cyawe nuza kubigenzura wicaye utuje, urasanga kiri mu bintu byakubujije gutambuka. Ariko guhera umunsi ucyumva ijambo ry'Imana yantumye kukubwira utangire utambuke. Uvuga uti ndikiranura nibyo nariye, ndikinanura nibindega, guhera uyu munsi sinzongera kwibuza gutambuka kubera ikiganza cyanjye. Ndagira ngo ngusengere mu izina rifite ubutware n'ubushobozi, ndamagana imbaraga z'Imana kubohora umuntu wese wariye ibyakarya n'iby'Imana. Iri turatanze ni mubohoreho umwaka wose yagize uturutse muri iki kiganza. Uyu mwanya wo kubohoka turabohora ikiganza cyawe dukoresheje imbaraga z'iri turo utanze. Guhera umunsi ikiganza cyawe nikizongere kuzamo indyanyi, nikizongere kuzamo inyatsi. Cyuzakora cyose kizabe cyiza. Imbaraga z'Imana zimanukiye muri iri teraniro kukubwira ngo guhera uyu munsi wambara imbaraga kandi utangira ukiranuke ukoresheje imbaraga z'ikiganza.
ndasengera abantu bari barahombye, ndahamagara inyungu no gukora bikagenda. Haleluya. Ndasengera abantu bari barirukanywe ku kazi, guhera uyu munsi mbashubije ku kazi. Ndahamagara imbaraga z'Uwiteka kongera guha abantu bagacuruza bakunguka, iterambere ryanyu rikagira zeregere bozandotaya, rikagira umuvuduko ukomeye cyane. Haleluya. Bwiza bw'Uwiteka buziketa izeregerebo bumanukire kuneshando taya, guhesha abantu ibyabo Satani yahoraga burana abarega, n'ibirego byose Satani harekota izenefaya, n'ibirego byabo dosande kerebo. Muntu wese wariye ibyawe Uwiteka Nyiringabo akaba agiye kubigusubiza umumuhore. Tosine kedere boshayide keye. Ndagusengeye mu izina rya Yesu rifite ubutware n'ubushobozi. Imbaraga z'Uwiteka zikora ikintu kidasanzwe. Sengeye abantu mwadepoje. Ndashaka gusengera abantu mwadepoje mushaka akazi. Ndashaka gusengera abantu mwadepoje mushaka akazi. Mu minota isigaye dukurikirane zira mpapuro zanyu. Ndashaka gusengera impapuro mwadepoje zishaka akazi. Mana mu izina rya Yesu, ndakurikirana izi mpapuro mwatanze musaba akazi, bakabara akazi k'ubwarimu, kabara k'ubuganga, kabara ko muri kampani. Izi mpapuro nzishyize hejuru y'izabandi, nzishyize hejuru y'izabandi. Akira akazi katika jina la Yesu. Akira akazi k'umugisha ndakaguhesheje, igisubizo kikwima akazi ndacyanze. Akira nibaguhitemo mu bantu bose badepoje. Iri teraniro wateranye niriguhesha akazi katika jina la Yesu. Haleluya. Urakoze Mwami, ndagushimiye kuri Imana ikora ibirenze. Mu izina rya Data wa twese Umwana n'Umwuka Wera. Amina, amina, haleluya. Yesu abahereza umugisha mwinshi cyane. Turabashimiye tubikuye ku mutima abantu mwese twateranye. Imana ibaha umugisha. Imbaraga z'Imana zibe ku muntu wese twabanye. Dushimiye abantu mwese twabanye n'abadushyigikira muri byose, n'abemera umuhamagaro uri muri twe, n'abemera iyadutumye. Turabashimiye tubakomera mu mashyi. Turavuze ngo abagiye kuryama murota Imana, abagiye mu kazi keza, abari mu nzira mugenda mugira amahoro. Shalom.